Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Ni umuyoboro wa YouTube wabasobanutse kandi basobanukiwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu wakora umukobwa wakwanze maze akakugarukira. Aho tugiye kuramburira hamwe igitabo kitwereka ibi bintu bitanu ukwiriye gukora niba umukobwa yarakwanze cyangwa wazakora mu gihe umukobwa yazaba yarakwanze mu gihe kizaza. Icya mbere dushobora kwibaza dutese bundi urukundo ni iki? Abajeje tabumenyi mu by'urukundo bavuga yuko urukundo ari amarangamutima akomeye umuntu agirira undi ashobora kugaragara mu buryo bw'imbere cyangwa inyuma. Uyu munsi rero munyemerere turamburira hamwe igitabo kitwereka ibintu bitanu wakora umukobwa wakwanze akakugarukira muri rusange, cyangwa mu rurimi rw'icyongereza ukavuga ati the top 5 things to make a girl who rejected you come back. Uyu munsi rero munyemerere duhere ku cya mbere. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora niba umukobwa yarakwanze, reka kumwirukaho. Give her space. Ntukamuhamagare kenshi cyangwa ngo umwandikire inshuro nyinshi muri rusange, ahubwo mureke abanza ahumeke kandi atangire gutekereza ku gaciro kawe. Ngo iki kintu cya mbere kizatuma umukobwa akugarukira maze abone ko yibeshye muri rusange. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ikintu cya kabiri ukwiriye gukora, iyubake cyangwa improve yourself. Shyira imbere kwiga, akazi, siporo, isuku, imyambarire n'imico myiza. Ibi bizatuma akubona nk'umuntu ukomeye cyangwa umuntu wiyubashye kuri we kandi wifitemo icyizere. Iki kintu cyo kwiyubaka kizatuma umukobwa akugarukira muri rusange kuko azahita atangira kubona ko yaba yaribeshye. Kwihuse reka tujye ku mwanya wa gatatu. Ikintu cya gatatu ukwiriye gukora niba umukobwa yarakwanze, hindura imyitwarire ya kera. Change old behavior. Ntukomeze kuba umuntu waherukaga kumukomeretsa cyangwa kumushavuza muri rusange. Impinduka zigaragara ko wahindutse kandi ko ushobora kuba mwiza kurushaho. Ibi bizatuma umukobwa akugarukira kandi azahita atangira kubona ko ari we wibeshye muri rusange. Kwihuse reka tujye ku mwanya wa kane. Ikintu cya kane ukwiriye gukora niba umukobwa yarakwanze, ukwiriye kumwereka ko ushobora kubaho kandi uri wenyine cyangwa ko ushobora kubaho utamufite. Show independence. Garagaza ko ufite ubuzima bwawe, inshuti n'ibikorwa byawe. Atangira gutekereza ko wagize agaciro kandi ko ashaka kongera kuba hafi yawe. Aha ni hahandi uzabona umukobwa yatangiye kugenda akugarukira, guhamagara cyangwa akwandikira message. Ibi bizaba bikwereka yuko umukobwa yamaze kubona yuko ari we wari uri mu makosa kandi akwiriye kukugarukira. Ese waba ufite amatsiko yo kumenya ikintu cya gatanu ukwiriye gukora niba umukobwa yarakwanze? Mbere yuko nkubwira ikintu cya gatanu, banza ukore kuri subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment, kuko ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, kuko uzajya wungukiraho byinshi. Niba amaze gukora kuri subscribe, reka dukomeze. Ku mwanya wa gatanu, ikintu ukwiriye gukora niba umukobwa yarakwanze maze akakugarukira akagushakisha aho uri hose. Nimwongera kujya muvugana bumuntu utuje kandi wize. Be calm and mature when talking again. Ntukagaruke ku makosa ya kera cyangwa ku bibazo byashize. Vuga ibintu mu buryo bwiza, utuje kandi wubaha. Bityo agaruka ashaka kuganira nawe no kujya asabana nawe buri munsi. Ibi byari ibintu bitanu ukwiriye gukora niba ushaka ko umukobwa akugarukira mu gihe yaba yarakwanze cyangwa yarakweretse yuko atakigukeneye. Nyuma yo gukora bino bintu, umukobwa rwose nta kabuza azakwereka ko akigukeneye. Nge twe turi kumwe muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Icyo nabifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kubafubika maze mugakomeza kugubwa neza. Thank you so much.